mu mpera z'imyaka y'igihumbi kimwe na magana cyenda na mirongo icyenda, mbere y'ibyo twita streaming, mbere y'uko tumenya algoritme z'imbuga, mbere y'uko dutangira kujya tubona inyuguti itukura ya N kuri screen zacu hafi kuri buri filime yose tugiye kureba, mu ijoro rimwe mu mihanda yo muri California mu modoka isanzwe yari ihagaze mu muhanda uva Santa Cruz ujya Sunnyvale, abasore babiri bari bicaye bacecetse batekereza ku hazaza habo mu gihe ambutiyaje yari yababujije kugenda. Umwe muri bo yari umuhanga mu mibare, yari amaze kugurisha sosiyete ye ikora software ku mafaranga abarirwa kuri miliyoni nyinshi z'amadolari. Undi yari umucuruzi wishakira aho yashora amafaranga hamubyarira inyungu. Amazina yabo yari Reed Hastings ndetse na Mark Landoff. Icyo gihe ntibari bazi ko aribo bazazana impinduramatwara izahindura uko isi yose ireba amafilme. Muri icyo gihe gukodesha filme ziri ku makasete byari umuco, ku buryo mu mpera z'icyumweru imiryango yajyaga muri Blockbuster ikazenguruka mu bubiko ishaka filme nziza zo kureba muri weekend. Gusa ubwo buryo bwari bugoye cyane kuko hari amande umuntu yacibwaga yo gutinda gutirura kasete, ndetse hari n'ikibazo cy'uko hari igihe filme zabaga nkeya ukurikije umubare w'abazikeneye. Reed ndetse na Mark barabibonaga ko iyo system yari igoye. Muri icyo gihe imikoreshereze ya internet yari itangiye kugenda itera imbere, ababireberaga mu hazaza babonaga amahirwe mashya internet yari igiye kuzana. Inkuru ivugwa cyane ivuga ko Reed Hastings yashinze Netflix nyuma yo gucibwa amande y'amadolari 40 kubera gutinda gusubiza filme yari yakodesheje. Ni inkuru iryoheye amatwi kuyumva, ariko siko kuri. Inkuru nyakuri niyo ngiye kukubwira muri iki kiganiro. Njye nitwa Edmo. Niba ari ubwa mbere wisanze kuri iyi channel, kora subscribe ujye ubona ibyo dukora mu ba mbere. Nguhaye ikaze. Mark Landoff yari afite igitekerezo cyo gushyiraho uburyo bwo kugurisha filme kuri internet nk'uko Amazon yabikoraga igurisha ibitabo. Igitekerezo cya CD cyangwa se DVD cyatangiye icyo gihe hari mu ntangiriro z'umwaka w'igihumbi kimwe na magana cyenda na mirongo icyenda na karindwi. Reed Hastings wari umaze kugurisha sosiyete ye ikora software yashoye miliyoni 2.5 z'amadolari muri icyo gitekerezo. Bakora urubuga wajyagaho ukabona filime ziriho ugahitamo iyo wumva wifuza kureba. Byari risk, birumvikana kumvisha abantu ukuntu ugiye kujya bagurisha amasede bakayasanga ku iposta ntibyumvikanaga icyo gihe. Nta muntu n'umwe wari warigeze agerageza gukodesha cyangwa kugurisha CD mbere y'uko babikora. Ikindi kandi nta n'umwe muri bo wari uzi niba abakiriya bazizera urubuga rwa internet rugiye kujya rubazanira filme iwabo mu rugo. Ariko kuri Reed ndetse na Mark ibi ntibyari kugurisha no gukodesha CD gusa, byari kubaka ikimeze nk'ikiraro gihuza Hollywood ya kera ndetse n'isi nshya y'ikoranabuhanga rya digitale. Hamwe n'abakozi 30 gusa n'ububiko bwa filme zigera kuri 925, urubuga bari bubatse rwatangiye gukora bucece ku itariki ya 29 Kanama 1997. Icyo gihe ni nabwo sosiyete muzi nka Netflix yari ivutse. Hashize hafi umwaka umwe gusa iyo sosiyete yari ikirino yakomezaga kubona undi muntu wari uri kuzamuka cyane mu bucuruzi bwo kuri internet, uwo yari Jeff Bezos. Amazon icyo gihe yatanze igitekerezo cyo kugura Netflix ku mafaranga ari hagati ya miliyoni 14 z'amadolari ndetse na miliyoni 16 z'amadolari. Icyo gihe Mark nk'umucuruzi yabonaga ari ibintu byaba ari byiza pe, ariko Reed Hastings wari ufite imigabane myinshi muri sosiyete ya Netflix yarabyanze. Icyemezo bari gufata cyari kuzagira uruhare runini mu cyo Netflix yari kuzaba mu gihe cy'imyaka 25 yari igiye gukurikiraho. Warishyuraga kuri buri filme ugategereza CD ikakugeraho ku iposta, warangiza kureba filme ukayisubiza. Muri Nzeri 1999 Netflix yafashe icyemezo ari nacyo cyahinduye ibintu burundu. Bashyizeho uburyo bwo kwiyandikisha buzwi nka subscription, kugura ifatabuguzi ukajya uhitamo filime ushaka zose, nta mande yo gutinda ucibwa, nta matariki ntarengwa yo gutirura nk'uko byahoze. Ibyo byose ukabihabwa wishyuye igiciro kimwe kuri buri kwezi. Ku nshuro ya mbere mu mateka abakiriya ntibari bakiri kwishyura filme imwe gusa, warishyuraga ukisanzura. Mu ntangiriro z'umwaka w'ibihumbi 2000 Netflix yiyemeje burundu gukoresha ubwo buryo bwonyine, ikuraho burundu uburyo bwo kwishyura kuri buri filme. Sosiyete ya Netflix yahise yitandukanya burundu na Blockbuster yakoraga kimwe nayo mu buryo bwo gukodesha CD. Mu mwaka w'ibihumbi 2000 Netflix yatangiye kubura amafaranga kubera ihungabana ry'ubukungu. Reed ndetse na Mark bagiye ku cyicaro cya Blockbuster batanga icyifuzo basaba ko Blockbuster igura Netflix kuri miliyoni 50 z'amadolari bakanabagira abakozi muri Blockbuster. John Antioch umuyobozi mukuru wa Blockbuster yarasetse. Yabonaga Netflix ibyayo ari byenda gusetsa. Yabonaga ari sosiyete nshya iri gukinira mu isoko. Umuyobozi wa Blockbuster yanze kugura Netflix icyo gihe. Reed ndetse na Mark barasohotse baragenda. Ku itariki 11 Nzeri umwaka wa 2001 kubera ihungabana ry'ubukungu, Netflix yasubitse gahunda yo gushyira imigabane ku isoko.
hafi kimwe cya gatatu cy'abakozi bayo bahita basezera. Byasaga n'iherezo rya Netflix. Gusa nyuma habayeho ikintu Netflix itari yiteze. CD zabaye impano yakoreshejwe mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2001, abantu babarirwa muri za miliyoni batangira gushaka CD zo gutangamo impano z'iminsi mikuru. Icyo gihe Netflix yari yiteguye. Bagurishije CD bari bafite ku bwinshi ku buryo ubukungu bwabo bwongeye bugasubira ku murongo. Gusa muri icyo gihe n'ubundi Netflix yari imeze nkaho ihagaze ku mpera yo kubaho kwayo. Bitewe no kugurisha cyane muri icyo gihe cy'iminsi mikuru, abanyamerika benshi batangiye kuza ku ruhande rwa Netflix. Icyo gihe Netflix yari yiteguye kuba ikintu blockbuster itumvaga neza, korohereza abantu kureba filime bibereye mu rugo igihe bashakiye, ndetse nawe bashyiraho ibihano by'uko batinze gutirura amasede. Muri Gicurasi uwo mwaka Netflix yongeye gufata icyemezo isubiza imigabane yayo ku isoko. Imigabane itangira igurishwa ku madolari 15. Sosiyete ya Netflix yakusanyije miliyoni z'amadolari menshi cyane. Uko umunyamuryango mushya yongeraga ku bari basanzwe, ejo hazaza ha Netflix harushagaho kugaragara neza. Wa mwana wanzwe yatangiye gukura. Mu mwaka wa 2003 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amabaruwa ariho ibirango bya Netflix mu ibara ritukura yatangiye kuzenguruka igihugu cyose mu dusanduku tw'iposta, mu mijyi mito, mu mijyi minini, mu byaro ndetse no mu macumbi y'abanyeshuri. Miliyoni nyinshi z'amadiske zigena mu gihugu buri munsi, buri imwe itwaye filime zo muri Hollywood zari zikunzwe muri icyo gihe. Nta kongera gufata imodoka ujya mu iduka ngo ugiye gushaka filime, nta mande yo gutinda ucibwa, filime buri munsi ziza nk'impano. Blockbuster yari kimeze nkaho isinziriye, yatangiye kubona ibintu birimo guhindura isura. Blockbuster yari yarabaye umwami mu gucuruza filime zifasha abantu kuruhuka, akaga kari kayigwiriye. Mu mwaka wa 2004 Blockbuster yatangije Blockbuster Online, service yiganaga Netflix igamije kuyisenya burundu. Bari bafite izina rikomeye, amaduka menshi, amafaranga menshi n'abakiriya benshi. Bizeraga ko Netflix izasenyuka vuba, ariko ibyo ntibyabaye. Yego Blockbuster yari ifite abanyamuryango benshi, ariko mo imbere mu biro bikuru bya Blockbuster harimo izindi ntambara. Abayobozi ntibumvikanaga ndetse n'imigambi yabo yari irimo kuvuguruzanya. Ikindi kandi n'amadeni yari arimo kugenda yiyongera. Icyo gihe sosiyete yatangiye kugenda yisenya biturutsemo imbere. Blockbuster yasenywe na Netflix, ahubwo Blockbuster yari isenyeye ubwayo. Nkaho kuba Blockbuster yari iri gusenyuka bidahagije, mu mwaka wa 2006 Netflix yateye intambwe ijyana Blockbuster mu nkiko ishinja kwigana imikorere yabo, atari ibijyanye na disk cyangwa kohereza ibintu mu iposta. Bareze Blockbuster ko yariganye neza uburyo abantu baguraga ifatabuguzi ndetse n'uburyo filime zoherezwaga ku baziguze. Urubanza rwarakomeje bifata igihe, ariko mbere y'uko inzego z'ubucamanza zifata icyemezo, sosiyete zombi zaricaye zifata icyemezo ubwazo. Ibyumvikanyweho ntibyigeze bitangazwa. Icy'ingenzi cyavuyemo nuko ingamba za Blockbuster zo gucururiza kuri internet zahise zihagarara, Netflix irushaho kuzamuka. Mu mwaka wa 2006 Netflix yari imaze kugira ikintu Blockbuster itigeze igira: amakuru ku byo abakiriya bakunda. Amakuru agaragaza uburyo abakiriya bahaye amanota filime barebye, ibyifuzo miliyari by'ibyo abakiriya bashaka, ndetse n'uburyo abantu bareba filime igihe bazireba ndetse n'impamvu bazihitamo. Kugira ngo babyaze umusaruro aya makuru bari bafite, Netflix yashyizeho igihembo ikita Netflix Prize. Cyari cyo guhemba miliyoni imwe y'idolari ku muntu uzakora algoritme iruta iyo Netflix yari ifite muri icyo gihe. Amakipe y'abahanga aturuka hirya no hino ku isi yaritabiriye, abahanga mu mibare, abenjineri mu ikoranabuhanga, abakunda ikoranabuhanga, abanyeshuri ndetse n'abacuruzi bashya bose baritabiriye. Icyo gihe Netflix ntiyashakaga kubaka izina mu gutanga icyo gihembo gusa, ahubwo bashakaga kubaka urubuga rutuma buri muntu ahabwa ibyo akunda. Mu mwaka wa 2009 itsinda ryitwaga Bareberaho Pragmatic Chaos niryo ryatsinze. Icyo gihe Netflix yari ibonye intwaro nshya, system yo gutanga filime ikurikije ibyifuzo by'umukiriya. Ku nshuro ya mbere Netflix ni yari ikiri kohereza filime gusa, ahubwo yari itangiye kuyobora amarangamutima y'abakunzi ba filime. Mu cyicaro gikuru cya Netflix, Reed Hastings yahamagaye itsinda ry'abo bari bafatanyije ikigo, ababwira ukuri kuri bo bumvishe nk'ubuhanuzi. Yaravuze ati, ntituzahora twohereza CD cyangwa se DVD iteka ryose. Yari abizi neza ko imikoreshereze ya internet iri kwaguka vuba ndetse ikarushaho gukomera. Yari azi neza kandi ko ikiguzi cyo kohereza amakuru kuri internet ibizwi nka bandwidth kiri kugenda kigabanuka. Yarabibonaga neza ko ejo hazaza isi izaba idakeneye ibintu bifatika bitewe naho isi yari iri kugana. Bagombaga gushyira imbaraga mu kubaka ibintu bijyanye naho isi iri kugana. Mu mwaka wa 2007 Netflix yashyizeho agace bise Watch Now ku rubuga bacururizagaho filime.
yari serivisi yemerera abantu kurebera ku rubuga rwa Netflix, ubu tubyita streaming. Bagitangira bashyizeho filime 1000 gusa. Ikoranabuhanga ryari rigifite imipaka. Filime zabaga ziriho zabaga zidasa neza ugereranyije n'izo bacuruzaga ku masede, kandi ibi ngibi byakundaga gusa kuri browser ya Internet Explorer. Ariko intego ntiyari ugukora ibintu bitarimo ikosa, ahubwo intego yari ukuzana ikintu kitigeze kibaho na mbere. Mu ibanga rikomeye cyane, Netflix yatekereje agakoresho gato k'umukara bise Netflix Player, kameze nka decoder. Ako gakoresho kari gakoze mu buryo umuntu ashobora kugashyira kuri televiziyo akajya areba filime za Netflix. Abenjeniyeri ba Netflix baragakoze baranakagerageza, ibyo byose birakunda. Hanyuma Reed Hastings ahita ahagarika umushinga wose wo gukora aka gakoresho. Uwo mushinga yahise awuhagarika kubera ko yumvaga Netflix nishyira igikoresho cyayo bwite ku isoko andi masosiyete atazigera ashaka gukorana nayo. Yahise atekereza ko ahubwo bo bakora ku buryo amasosiyete yajya ashyira Netflix mu bikoresho byayo. Mu mwaka wa 2008 Netflix yafashe ikindi cyemezo, buri muntu wese wari usanzwe akodesha CD cyangwa se DVD yahawe uburyo bwa streaming itagira umupaka ku buntu. Abantu muri icyo gihe nibwo batangiye kujya barebera filme kuri mudasobwa zabo. Uwo mwaka Netflix yakozemo ibyo ngibyo, habayeho ikibazo gikomeye cyane kuri Netflix. Ububiko bw'amakuru bwa DVD bwa Netflix bwarasenyutse bwose. Kohereza filme ku bakiriya bihagarara iminsi igera kuri 3. Kuri sosiyete nka Netflix yubatse icyizere cyayo mu bakiriya nka sosiyete yihutisha serivisi, ibi byabaye nk'aho bigiye gushyira iherezo kuri Netflix. Icyo gihe Netflix yahise yimurira ububiko bwayo bwose kuri internet, bitangira bakoresha ububiko bwa Amazon Web Services. Ku nshuro ya mbere mu mateka, abashinze Netflix batangiye kujya bashyira filme nyinshi ku rubuga rwabo kugira ngo abantu bajye bazireberaho, ku buryo zatangiye kuruta izo bashyira ku maposta. Hollywood mu kubona izi mpinduka mu ruganda rwa sinema, studio nka Warner Bros, Sony, Universal ndetse na Paramount zatangiye kugirana amasezerano na Netflix yo gucuruza filme zabo za kera. Ntibatinye streaming. Kuri bo Netflix yari ubucuruzi bwo ku ruhande, inzira yo kubona amafaranga y'inyongera, ndetse hakaba n'ahashyirwa filime za kera zikaba nk'aho zisohotse bwa kabiri. Mu mwaka wa 2010 Netflix ni yari ikiri ya sosiyete irwana no kubaho, yari imaze kuba ikintu giteye ubwoba kurushaho. Abantu barebera ku rubuga rwa Netflix bakomeje kwiyongera, CD cyangwa se DVD zigenda zishira ku isoko. Netflix imaze gufata isoko ry'iwabo muri Amerika, yatangiye kwagura ibikorwa byayo ku isi yose. Mu mwaka wa 2010 yageze muri Canada, mu 2011 ijya muri Amerika y'Epfo, mu mwaka wa 2012 igera mu Bwongereza ndetse na Ireland, hanyuma igenda ijya n'ahandi harimo Scandinavia ndetse na Netherlands. Mu mwaka wa 2016 mu imurikagurisha rya Consumer Electronics Show i Las Vegas, Reed Hastings yahagaze ku rubyiniro atangaza ikintu cy'amateka. Mu magambo ye bwite yabwiye abantu ko guhera uwo munsi Netflix ibaye iy'isi yose. Mu ijoro rimwe gusa bahise bayigira urubuga rukoreshwa ku isi yose uretse mu Bushinwa, Syria, Korea ya ruguru, Kosovo ndetse no muri Crimea. Abayikoresha bahise bikuba baba benshi cyane, bagera mu mamiliyoni n'amamiliyoni. Ngayo nguko rero uko Netflix yabaye Netflix muzi uyu munsi. Ni nanga nsoreje ikiganiro, mbashimira kuba mwakurikiye, naho ubutaha.